Ibihe byiza turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwe bakunzi bacu ba Fleury TV aho muherereye mwese. Turabasuhuje mwese mudukurikirana abari mu majyepfo y'igihugu, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'abari mu majyaruguru y'igihugu mutwumva 5/5. Ntitwibagiwe rero n'abatumva baherereye mu mujyi wa Kigali. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri mwese mwakoze subscribe, tubabwira duti tubahaye ikaze kandi turanabakunda. Nitwirengagije n'abadukurikirana bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Turabasuhuje mwese kandi turabibona yuko mubana natwe 5/5. Tubahaye ikaze rero ku makuru y'uyu munsi tugiye kukugezaho, amakuru asa nkaho yajemo urujijo, aho bari kugenda basa nkaho mbona bitiranya abagabo bombi. Aba bagabo rero ni abagabo bagera kuri 3, ndavuga Paul ndetse Chita na Andrea. Aba ni abagabo bibera mu karere ka Musanze, abagabo twagiye tumenya cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru rero isa nkaho ari inkuru y'akababaro cyangwa se y'agahinda ku bakunzi b'aba bagabo, aho uwitwa Rudakubana Paul, umwe muri aba bagabo bombi, yitabye Imana kuri uyu wa gatanu tariki 25 z'uku kwezi turimo kwa 11. Yitabye Imana rero ni inkuru yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu munsi wo kwa gatanu, aho byatangajwe na mushiki wabo Tereza babana mu nzu imwe. N'uyu mugabo rero tugiye kuba twagarukaho, tunavuga duti Nyagasani akomeze kumwakira mube kandi akomeze kuruhukira mu mahoro. Ni Fleury TV, wowe utarakora subscribe tugushishikariza kuba wayikora kugira ngo tujye tubasha kuba twasangira byinshi byiza kandi tugutegurira. Tubahaye ikaze ku makuru y'uyu munsi. Rudakubana Paul rero, tubibutse kandi yuko uyu Rudakubana Paul ari umwe mu bagabo uri hagati y'aba bombi, ndavuga hagati ya Chita ndetse na Andrea. Paul rero niba mumuzi neza n'uyu mugabo kuko yari afite na dread, aho bari barazimusukishije, ndavuga umuterankunga wabo Yago yari yarabimufashijemo maze abasha kuba yakishyiraho dread abarasta. Uyu rero Rudakubana Paul niwe wabashije kuba yakitaba Imana, tuvuga duti kandi akomeze kuba yaruhukira mu mahoro. Ni umunyarwenya rero yari akunzwe cyane hamwe na bagenzi be, ndavuga abavandimwe be aribo Chita ndetse na Andrea. Kuri uyu wa gatanu hakaba hamenyekanye amakuru yuko yabashije kuba yakitaba Imana mu buryo butunguranye. Ni umwe rero muri aba basaza 3 batuye mu karere ka Musanze witwa Rudakubana Paul, wamajije kuba yakitaba Imana, aho biri kugenda bivugwa cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Amakuru aravuga yuko Rudakubana Paul ngazize ngo urupfu rutunguranye, kugeza na n'ubu ngo umurambo we ukaba ukiri mu rugo iwe ahaba mu karere ka Musanze. Ubwo rero hari kuwa gatatu tariki 26 Ugushyingo uyu mwaka ngo nibwo Rudakubana Paul ngo yiriwe ngaganira na abagenzi be, kandi ubona yuko nta kibazo na kimwe afite, kugeza ku munsi w'ejo wahashize wabonaga ko ngo nta kibazo. Ibi byavuzwe rero na mushiki wabo ari we Mukasine Tereza, uyu nguyu ubana n'aba basaza bombi uko ari 3, nawe usanzwe ngo abana nabo muri iyi nzu babamo i Musanze. Yabwiye rero bimwe
bimwe mu binyamakuru ko nyakwigendera ngo yari amaze iminsi ari nta kibazo ngo afite, ngo kandi ngo batunguwe no kumva yuko ngo yabashije kuba yakitaba Imana. Mu magambo ye yagize ati Rudakubana Paul yari muzima, nta burwayi yari afite, njyewe nari menyereye kubabona abakunda gutinda kubyuka, n'igihe babyutse bakabyuka bagiye kurya bakongera bagasubira mu buriri kugeza ku mugoroba bongeye bakajya gusoma agacupa. Uyu munsi rero niko ngo byagenze, ngira ngo ntibisanzwe ariko siko biri ubu ngubu. Urupfu rero rw'uyu mugabo ariwe Rudakubana ngo Paul rwamenyekanye cyane mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 25 Ugushyingo, rutangajwe na mushiki wabo ariwe Mukasine Teresia, uvuga ko ngo nawe yabibonye ubwo yavaga kujyana umwana ku ishuri. Yagize ati navuye kujyana umwana ku ishuri, ngarutse nsanga Andereya bararanaga, niwe wabyutse kandi ubusanzwe niwe watindaga kubyuka. Nakebutse mbona mu nzu hari gutemba uruzi ruturuka mu cyumba cyabo, njya kureba nsanga Paul aryamye hasi, mukozeho nsanga byarangiye, niko kwitabaza abaturanyi. Mukasine Teresia rero yavuze ko kandi Paul ngo yigeze kugira ikibazo cy'uburwayi bwamufashe umutunguye ngo bwo kubura amazi ndetse n'isukari mu mubiri, bigatuma ajya muri koma, ngo maze muganga amubuza ngo kuba yanywa inzoga, ariko we ngo yakomeje kuba yafata inzoga ngo kandi zifite uburemere zirimo na za rikeri. Uyu mubyeyi rero wagaragaje ko ubushobozi bwo kwita kuri aba basaza be bagera kuri 3 buri hasi cyane, yavuze ko ngo afite impungenge z'uko adashoboye kumushyingura kuko ngo no muri rusange babayeho ngo bafashwa n'abagira neza. Yagize ati tubayeho dufashwa n'iyi nzu turimo ni Yago uyikodeshereza, ndasaba ubuyobozi ko ngo bwadufasha tukabona uko tumushyingura. Umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'akagari ka Cyabagarura ariwe Niyogita Ale yavuze ko kandi ngo nta kibazo kizwi nyakwigendera yari afite kuko ngo yirirwanaga n'abandi nk'ibisanzwe. Yagize ati natwe ubu ngubu dutegereje igisubizo turi buhabwe na RIB ku cyaba cyamwishe kuko ngo yari muzima. Ubu twe nk'ubuyobozi icyo dukwiye gukora ni ugufasha uyu muryango gushyingura nyakwigendera kuko dusanzwe tuzi ko nta bushobozi ufite. Nyakwigendera rero ariwe Rudakubana Paul yari afite imyaka igera kuri 56 y'amavuko, akaba yakundaga kuba ari kugaragara ari kumwe n'abavandimwe be babiri, harimo witwa Sindikubwabo Petero w'imyaka igera kuri 48 ndetse na Andereya mukuru wabo ufite imyaka igera ku 102 y'amavuko. Rudakubana Paul rero n'umwe mu banyuze abatari bakeya mu biganiro bitandukanye yagiye akora ku masheni agiye atandukanye, ndavuga ku ma YouTube, ngo bitewe n'ukuntu yakunzwe cyane uburyo yasubizaga ibibazo bamubazaga, ngo yaje kuba yavamo umunyarwenya hamwe n'aba bagenzi be, ndavuga abavandimwe be babiri asize. Ibi rero nibikomeje kuba biri kuvugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko ntitwasoza tutagize duti Nyagasani akomeze kumwakira mube kandi akomeze kuruhukira mu mahoro. Turabashimiye mwe mudukurikirana kandi tugira duti mukomeze kuba mwabana n'amahoro y'Imana aho muherereye mwese.